Umva nkubwire inshuti yanjye, niba ushaka guhindura ubuzima bwawe, ita ku kumenya abantu ufite bakuri iruhande, abantu bawe w'ikambere, umenya abo ari bo, abagufitiye akamaro bagumane, abatagafite ubave iruhande. Niba ufite ya nshuti, iyo nshuti yawe igashimishwa no kugushyira hasi, igihe icyo ari cyo cyose akubonye agashimishwa no kukubwira amagambo agushyira hasi, amagambo agukomeretsa, amagambo atuma wumva utameze neza mu mutwe, yaba ari umuntu mukorana akaba ari wa muntu uhora abona ibyo ukora atari byo, akabona mbese akaba afite igihe cyose ikintu akubonaho kitari cyiza, mu kazi akaba ari nyiranzi byose, wowe ntacyo uzi, akaba ari wa muntu nyirashoboye byose, wowe akakubwira ko ntacyo ushoboye, yaba ari mwiza akumva ko ari we mwiza w'isi yose, wowe akabona utari umuntu, uwo muntu ujye umugendera kure. Iyo ari wa muntu ugira gutya akaza kuguha raporo z'abantu bose bamubwiye ibibi byawe, abantu bamubwiye ukuntu bakwanga, abantu bamubwiye ukuntu ibibi byose, ujye witegereza uko abikubwira, witegereze expression afite mu maso, wumve ijwi akoresha, urebe expression, urebe amageste akora, bizajya bikubwira uko nawe agutekereza. Uwo muntu wicara akaza kukubwira ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo aba ari umuntu ugukunda, ntabwo aba ari umuntu ukwifuriza ibyiza, ntabwo aba ari umuntu ugushakira amahoro. Uwo muntu aba agufitiye ishyari, uwo muntu aba abona ko ari icyo ufite adafite kigatuma akugirira ishyari. Ubwo rero yicaye akakubwira ngo ni inshuti yawe kandi ibyo ubona byose agukorera ari ibintu biri kontrere yo kuba inshuti yawe, ujye wicara wibaza uvuga uti uyu muntu kuki mufite mu buzima bwanjye. Iyo ari wa muntu ushimishwa no kuza kukubwira ibyo abandi bakuvuzeho, wicara mu nteko y'abaneguranye, niba yari inshuti yawe yakagombye kukuvaganira aho utari, cyangwa se akahava ntiyumve abandi bakunegura yitwa ngo ni inshuti yawe, aho kukurwanirira akagusonga. Kandi ikindi ugomba kumenya ni uko ababimubwira baba bamwisanzuyeho kugira ngo kugeraho bamubwira ibyo bamubwira, nuko nawe bafite ibyo yababwiye. Rero kugaruka akabikubwira ntagaruka abagukunze, ntagaruka abafite icyo agushakira cyiza, ni ishyari, abagufitiye ishyari, abatagukunze, nta cyiza bakwifuriza. Rero iyo bishoboka ari umuntu ushobora gukura mu buzima bwawe, ugomba kubikora. Yaba ari umuntu utabasha gukura mu buzima bwawe, ugashyiraho boundaries, ugomba kwiga gutangira kugira boundaries. Yaba ari umuntu uza kukubwira ubusa ukamubwira uti ntabyo nkeneye kumva, uwabikubwiye bafite impamvu yabikubwiye, niba nawe umuhaye umwanya wo kugira ngo abikubwire byigumanira ntabyo nkeneye. Numubwira gutyo akenshi uzasanga asa nk'aba habaye shoka, kubwira ati yo ati nibyo, ati ngewe shari umuntu mvuze rwose nakwifuza kuza kukabimbwira kugira ngo umenye uko nitwara. Cyangwa se niba umubwiye uti menya akazi kawe nanjye menya kanjye, wikwivangira mu kazi kanjye. Nturi umusuperviseri wanjye, niba wumva ntakoze neza jya kubibwira umusuperviseri wanjye, wiza kuntege kuko nkora akazi kanjye atariho wakampaye. Igihe cyose ushyizeho boundaries azayirwanya, azakwereka ko atari byo, azabashoke. Ntabwo bajya bemera accountability. Umuntu nk'uwo ntabwo ajya yemera ko akosa, umuntu nk'uwo ntabwo ajya yemera ko, baba bafite caractère manipulateur iteye ubwoba. Rero kugira ngo utagwa mu mutego bari kugushyiramo, kuko burya iyo baza kukubwira ibintu nk'ibyo ngibyo abashaka kugira ngo nugeraho uzarambirwe, ugire gutyo utomboke, wenda utongane cyangwa uvuge nabi cyangwa urwane, birangire wenda niba muri mu kazi bavuge bati he twakubonye, tubonye igituma noneho bakwirukanisha, he twakubonye noneho tubonye ikintu gituma tumenya icyo utekereza. Ariko iyo ubibona ukanga kubyinjiramo, ukareba umukino bari gukina, we ntuwinjiremo, bigufasha kubasha kwikura muri izo condition, bigufasha kubasha kumenya uko udiringa n'abo bantu ariko utinjiye muri toxicity yabo. Nguko uko witwara muri environment ifite abantu nk'abo. None imagine niba ufite abantu barenze umwe bameze gutyo mu buzima bwawe, urahura nabo mu kazi, wagera mu rugo ugahura nabo, mu bo mugendana, muri business ukora. Iyo ufite abantu bameze gutyo bakuri iruhande,
barenze umwe. Ni hahandi usanga ugenda ukagenda wivugisha, ugasanga wibagiwe aho waparitse kubera ko gutekereza ibyo yakubwiye, uriya yakubwiye, waryama nijoro ukabura ibitotsi, ukabyuka ukahitira mu kabari kujya gushaka ibitotsi. Ibyo nibyo bisaza abantu muri icyo gihe, kumva ibyo abantu bagenda bakubwira, kanaka yavuze kandi bavuga ibintu bitaguha agaciro. Rero niba ushaka kubikura mu buzima bwawe, niwe bigomba guturukaho, ukagira boundaries, ukazizamura, ukamenya uko witwara kuri abo bantu. Niba arakuzaniye amagambo ukamubwira uti gasopo ntabyo nshaka kumva, byigumanire. Niba ari mu kazi kawe, niba atari supervisor wawe, ukamubwira uti menya akazi kawe nanjye menya kanjye, niba ufite ikibazo jya kubwira supervisor arambwira uko ngomba kubikora. Ukamenya uko control emotions zawe, ukirinda kwinjira mu mukino bari gukina. Burya umuntu agushobora iyo abasha gukontrola emotions zawe, agatuma ubasha kurakara, agatuma ubasha gusakuza, ukaba warwana, ukagira gute. Ariko iyo ubikontrola, ibyo baguteyeho byose hakaba hari firewall bitagomba kurenga, bakabona ntacyo bigutwaye. Yamiriye toxic, ubwo umenya kuyibamo kandi ukayibamo neza nta kigutwaye, kugeza igihe wowe ubwaho uvuga uti ngiye ibi ndabiramba, wenda ndashaka kuhava, ibi ndabona bimaze kurenga ntacyo bimariye, amaherezo nimaguma nanjye nzamera nkabo, reka mfate igihe cyanjye mpave. Niba ari umuntu ugomba gukura mu buzima bwawe, ukamukuramo kandi ukabikora mu buryo bw'ubwenge, ku buryo atamenya n'igihe byabereye, we akaziretruva abona nyine utakimuha umwanya wo gukomeza kukwica mu mutwe. Nicyo kintu kituma abantu basara muri iyo sosiyete, kuguma kumva ibyo abantu hirya no hino bakuvugaho, kumva kanaka yagize bivuze gutya, kanaka yagize gutya, kanaka yagize gutya, kandi ari ibintu bitakubaka na gato na gatoya. Rero niba ushaka guhindura situation, ni wowe bigomba guturukaho, urufunguzo ni wowe rufite, nta wundi ushobora kubiguhindurira uretse wowe. Ngiryo ibanga rero, komeza wiyubake, wubaka abawe, twubaka isi ifite amahoro. Murakoze.